aha ko kahamenyerera kuba kahamenyereye mani ku muhungu turi babi natwe tuzahuza tugahana nta mpamvu yo kumurika amana ni weho uzabaze hano mu kigo hose baranzi njye nta muntu ujya umenyera ubwo rero ni kuzahangana wese kandi ukiye basheri mwihangane njye mbanze mbwira isibyo tuza cyakira ese numwe ukandi kigo yamaye cyakira kirakije mwana cyangwa telefone karaba kuri ko byagenze bite ndabona ntabarura umwateranye none se muri kujajwikira ariko reka nze gato mbanze niyama agakobwa kamwe mwawe tubwagiye kugutamo kano kanya ariko sheri wawe nawe arahinda mani nimba ari umukene mbaho kunyemeraho ntawamenya ariko hari nabo banagorora bigahita bigenda neza bitagombeye gushyiraho igitsure cyane ariko harimo n'abagerageza life yo muri high school ibihabera bireze ibyo tekereza bamwe bazicabazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya wimwitiranya umufata nka malayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals. Life yo muri high school ibihabera bireze ibyo tekereza bamwe bazicabazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya wimwitiranya umufata nka malayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals. ni matrice ubu ubona bimeze biti byo hano muri kino kigo ko mbona abanyeshuri b'abahungu bo biba bimeze nabi mbona umuntu atabakaniye bitewe n'ukuntu baba bameze bamwe ni ibirara abandi ubona ntazi wowe ku bakobwa ubona bimeze bite wowe ubasha kugerageza ukabona ko babasha kumva abakobwa banjye bo ni ibindi harimo abagerageza harimo nyine nk'uko nawe uvuga ngo harimo abasore ufite bigize uko ndi kubona nanjye urebye usanga ni bakeya ariko ntabwo ari benshi ni bakeya ariko hari nabo banagorora bigahita bigenda neza bitagombeye gushyiraho igitsure cyane ariko harimo n'abagerageza none se iyo urebye buriya ko ngo hatukwa inkuru muri zo uba ubona nkatwe b'abayobozi twahinduraho iki cyangwa twakoraho iki kugira ngo abana babe bajya mu nzira ikenewe cyangwa se leta ibidusaba ko twakora icya mbere ni ugukaza disipurine muri bo tukabaganiriza bishoboka tukabashyiraho igitsure nk'abayobozi tukabitaho bishoboka naho ku bijyanye n'imyitwarire yindi isanzwe n'ubundi ni ukubahozaho ijisho nta kindi abanyeshuri niko bigenda reka tuze tugerageze turebe ko hari icyahinduka kuko ndi kubona disipurine iri kugenda ijya hasi cyane iri kugenda iba nkeya ndabona noneho amasaha ageze reka tugiye kubareba bajye mu makarasi Iri life yo muri high school ibihabera birenze ibyo tekereza bamwe bazicabazanye abandi bibereye Se
byo kuba abo kutoromoroshye kumukuru uramunyambura ngatuza singero koroshya nawe byumve asubire ndetse n'uruzo byaga numva niba mukunda mama ahubwo nanjye icyo kibazo ni nabo kutikubaza nta mwari muri kumwe n'umutiza Nabonye yaje guhura umufashije kutarabona abanyaza mu rugendo kama wenda uramwana we yaguyemo uramwana umwana ni mwiza cyane urabona mwana Afurika yataragiye uriya wabura uramukatiye kudaga nanjye nawe muri karasi n'amatara amaze kubimenya kufure yaje bimaze no kumenyekana ariko rero byase urarengana kuri nanjye yamunya wewe nawe nayo yana respect wakimenyeye urabona biri kuba rero hari akantu nagira ngo nkubwire ariko ngenda ndabona uri ndanasi kimenya nawe ntabwo byagora rero ikintu ngiye kukubwira hari akabyino nshaka ko dukina nta kibazo ngo ureke urabibasha nariwe ntamo gusa ariko ntanatinze haba ndamubonye ari rasita hari umugabo mfite hanze y'ikigo kandi afite ubuceri ngo twere ubwo buceri tuba twaburya kugira ngo mubwire nimba wabibasha fasha ahubwo uwo mujya amaze no hanze y'ikigo nyine ni inshuti yanjye bisanzwe we bijyemo tubikure mani nta birenze ubuceri twaburya twabuhekenya nta ikibazo reka twe muri aka kabazo aya kasi nayibonye ukundi kuntu mwana ngiye byancanze ngiye si ibintu mbona bisigaye biberamo urabibona ibiberamo sinakasamo peka ngiye mba numiwe n'ukuri kw'Imana nabonye hajemo n'abandi bana sinzi ukuntu nabonye ngewe nyine ni ugupfa kwiga nyine tukiga tugahanyana ntabwo kwiga ntabwo twarura kwiga Hii life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazica bazanye abandi mbakora byancanze ahantu hose twabikora nk'ubucuruzi mukomeye meze muteze mvuye na buduri se ko muba mwaje kwireta hano muri bibiri usanga twaba turi kuvuga muri biriya twabonye muri karasi byahabereye mbabarira wibinyibutse ariko reka mubwire sure y'ibintu ko ari agakobwa kankoreye ndaje noneho njye mpangane nawe ndabizi ntabwo kazamuntwara zamuhura iki turabamuha ibereye mu dukino twabo oya w'imitsira ry'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga muri karasi ya kasiteri simeze kuriya kubera shamani ntabwira mu bebe shamani byira mu bebe nta birenze by'utu ni ukuri nta kintu dupanga shawe imbeshya uvugisha ukuri nimba shawe ari kiseye mani shatse nakubwiye yuko nanjye naturutse ku kigo kiriya nyine tu nanjye nibwo nyizeraga ntabwo umaze iminsi myinshi imana ase ubundi uriya mu bebe imana ubona akuruta nta mubebe ntabwo yaba yitwaye kuri abo gusa shamani ngiye reka mubwize ukuri pe sibyo njye nta mukunzi n'umwe nafite imana muri iki kigo shamani we ni ukuri kw'imana urabona hari uwakundutira mani nta wakundutira pe iyi ni high school life iyi ni high school deals amasaha aracyari hafi rero urumva amasaha ya classe nasoza turaza kubereka aho mugomba kurara uko bipanze naho ngubu haracyari kare ahubwo mwaba musubiye mu maklase kaza kujya mu buryo musoze classe
umukobwa nimba mukundana ukaba uri kumbera ibyo ntibikureba shamani sibyo baby tuze nyine tu subiza ikoro wanjye njye nta nubwo nkatinya rega ntamenya ukuntu gafite ubugambo bwa dada shawo muri sibyo subiza ko mukunda humura baby tuze ro wanjye sibyo ndabona rwose ndakunda ako mwana bamutepe utambi muramuzi cyakira ese mumwe ukandi kibo cyakira kije mwana cyangwa re telefone karaba kuri ko byagenze bite yarayijyanye se yarayitwaye mwana ahubwo mwebwe hindi tabaje nyine ngo mufashe cye tuzamutera itima uriya gahunda ya gitaramo niyo yatumye wese ntubizi nyine tubiziranye uvuze tuzamutere mwana atinya yagaye ura kibo Mmasha ko imwaka ute? Twaye mwana ura twamunyita tukayimwaka mana naza kumusore kara kugosa wa muntu uzuru ubu. Kara kasha. Wereka kugira wewe n'ubundi nakuyambaje nzi ko n'ubwo bari bwabo ndi mari. Nuri kumaze unyumvira amabanga naye bikirere. Narebe ndayigendera nje cyangwa bya ntabwo mbibazwa. Wereka mwana niba bikaza umuntu yamukira hasi. Genda no muzi mwana nta kintu. Mba tujyana nawe mwana watwamwiye ngo takako yatubara. Abantu batatu mwana turamutera kuri gahunda ya gitaramo ufata vanga umwana nimba kabisa turi kumwe nta kibazo mwana umugire gutya se Albert iki kigo yawe wakibonye gute? Shakira kiboni sawa nakuyemo umusheri n'urani matrice aritonda byadanje. Nabonye harimo indabyo nziza harimo abahungu b'abajama nanjye mfite umusheri nabo batanga n'ibiryo byinshi. Simfashe we nawe ubwo murabizi uzi ibiryo birimo? Yego ko mana njye ntabwo nagiye kurya mu birori umusheri nabonyemo yagiye ku nama. Ramaji. Chomoza. Namahoro. Mbasamana. Ko watinze se? Mwana akazi gatari nageze. Shabuze umwanya umpagarikije aha ngaha koko. Kihanganira nyine nakunda. Ubwo rero nkiriwe njya kuri za diru nakubwiraga za. Kira ahubwo hakira noneho wabaye umuntu w'umukobwa. Ariko nyine kuba zacamo. Nakuboneye akana k'agapetite keza. Okay. Keza pe. Ariko kugira ngo nkakugezeho wongera ubanza usunike duce. Sugwagiye kugutamo kano kanya. Ariko sheri wawe nawe arahinda. Mani nimba ari umukire mba kunyemeraho ntawamenya. Umva harimo ibiryo bimeze neza fresh ugashaka kukwerekana nyine mu kigo kugira buri wese abimenye ko mukundana. Twa duceri cyo nta kibazo naribe. Ariko nako kukana harakuntu nawe uzaje kamena mukuntu. Okay. Abana b'abanyeshuri. Amafaranga nta kibazo amafaranga naribe. Bameze neza. Okay, ahubwo urumva ndumva dirari izo ngizo. Ikindi rero nagira ngo nkubwire. Banza ugasunika uko gaceri imana. Amafaranga ari we nta kibazo ugira ubwo. Uzi ko uwo mwana niwe mwiza mu kigo. Oya we by'amafaranga byo ntari amafaranga yaguha ahubwo ni sawa. Ni sawa pe ni hazima. Sha gusara akabebi nyine nimba kakundanaga n'uramujama. Tabeshye yakansanze muri karase kandeba nabi numva nanjye mfite isoni. Umva mani ku kigo twavuyeho nta mikino urabizi nta mpamvu yo kwigira umururu cyane turigana amana nta mpamvu yo kwigira umururu cyane tuzanagahana nta bintu byinshi. Aha ko kahamenyerera kuba kahamenyereye mani ku muhungu turi babi natwe tuzahuza tugahana nta mpamvu yo kumurika amana. Wengezaho umwana ahubwo ikibazo si amafaranga. Ngiye n'ubundi giye kuri gukorera izo diru zirazikunze ariko nanjye hari ukuntu wahita ubimena. Wongere rwose. Nese imana agafoto ko ufite ngo unyereke. Shaka foto se. Ifoto ko banza nkafite mwana nubwo ari mushyashya ariko hari ukuntu umuntu areba ko wenda wasanga ari neza. Ye baba gwe cyane noneho ni wenda ndagaswiye. Niyo mpamvu uri kukubwira ngo 80 ahubwo uragira ijana uyu mwana ni umuti ni umuti. Ye baba we aya ndayashyira ntago nabyihanganiye. Mwana ni muzima pe. Oye humura. Rero niyo mpamvu nyine uri kukubwira ngo uhite woherezaho ka gafanta. Oya nta kibazo. Oya nta kibazo ibyo ngibyo ndabikora. Umwana ejo nzahita mukugezaho izindi saha nk'iki gihe. Ahubwo ugize faster rwose nanjye nanamureba. Mfite n'amatsiko. Mfite amatsiko nerega ni hanze. Rero mbe nsubiye karasi. Ntari biti turi kumwe. Nawe rero uje gusubiye hanze y'ikigo ntari biti.
ehe ndabona ntabarura umwateranye none se muri kujajwikira ariko reka nze gato mbanze niyama agakobwa kamwe mwawe reka nze mbegere umva rero wa mukobwa ni weho uzabaze hano mu kigo hose baranzi njye nta muntu ujya umenyera ubwo rero ni guhangana wese kandi ugiye Sheri mwihangane njye mbanze mbwira sibyo tuza ikintu nagira ngo nkubwire sibyo ndakwiyamye kuri Sheri wanjye ndavuna uzabaze hano mu kigo harimo abajama benshi nimba ushaka Sheri umbwire umva nkushakire ariko ku wanjye uzabaririza no ku bandi bose ntabwo uko ujya umenyera umva mukocisha makeya umuntu akunda uwashaka umuntu akunda uwashaka by the way umva tuza mubwire jewe sikuburana nawe nimba ushaka ko duhangana injira muri game wicare baby wafuye kuri pause yagizweho umwana injira muri game mwereke okay sawa nta kibazo mwiturize nta kibazo nzakwereka uwo ndi Oh yeah,